Muraho neza nk'uko mubimenyereye, iyi ni Case Empire TV. Njyewe nk'abakasiye ugiye kubasobanurira zimwe mu nzozi mwarose. Nk'uko umukunzi wacu yari yabitwandikiye akanabidusaba, yaratubwiye ati mwansobanuriye kurota wiruka mu ntozi. Uyu munsi nkaba naje kubasobanurira ese iyo urose uri kwiruka mu ntozi biba bisobanuye iki, biba bigiye kukubaho. Nkaba nabasobanuriye bumwe mu buryo burindwi, ngira ngo ubane natwe hano guhera ino video itangiye kugeza irangiye. Bahaye ikaze. Kurota wiruka mu dukoko twitwa intozi bishobora kugira ubusobanuro butandukanye bitewe n'ibyo wumva mu nzozi zawe, uko wiriwe ndetse n'ibibazo ushobora kuba urimo guhura nabyo mu buzima busanzwe. Dore ibisobanuro by'ingenzi by'izo nzozi ushobora kuba wagize gute warose. Uburyo bwa mbere, guhura n'ibibazo bikomeye. Iyo urota wiruka mu ntozi bishobora gusobanura ko uri mu bibazo byinshi bikugose, nk'uko intozi ziba ari udukoko twinshi kandi dutera akababaro. Ibi bivuze ko ushobora kuba ufite ibibazo by'akazi, ubuzima bw'urukundo cyangwa imibanire n'abandi. Ingingo ya kabiri, gukandamizwa no kunanirwa n'ubuzima. Intozi zizwiho kuba zishobora gukurura uruhu no gutera kwishima. Kurota uri muri zo bishobora gusobanura ko hari ibintu bikubabaza cyangwa bikuremereye ariko utabona uko ubicika. Ibi biba cyane cyane iyo wumva uri mu gahinda cyangwa ubuzima butakunyuze. Ingingo ya gatatu, guhura n'abantu baguca intege. Intozi ni udukoko duto ariko tugira ingaruka nini ku muntu. Bishobora guhagararira abantu bivanga mu buzima bwawe, bakaguca intege cyangwa bagatuma wumva udatuje. Kurota wiruka muri zo bishobora kuvuga ko uri kugerageza kwikiza abantu b'inkozi z'ibibi cyangwa bagutwara umwanya wawe nta nyungu. Ingingo ya kane, ubwoba n'impungenge zikomeye. Iyo urota wiruka mu ntozi bishobora gusobanura ko ufite ubwoba bw'ikintu runaka mu buzima busanzwe. Uko intozi zitera ubwoba bitewe no gutinya kurumwa cyangwa kugira uruhu rubabara, ni nako bishobora gusobanura ko hari ikibazo kiguhangayikishije cyane. Ingingo ya gatanu, ikigeragezo cy'ubuzima kigoye. Intozi zishobora kuba ikimenyetso cy'ingaruka mbi cyangwa imigeragezo bikomeye. Iyo urose wiruka muri zo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko urimo guhangana n'ibihe bikomeye ariko utarashobora kubona uko ubicamo. Ingingo ya gatandatu ni guhunga ikintu kitagushimishije. Kwiruka mu ntozi bishobora kuvuga ko hari ikintu cyiza cyari kigushimishije ariko cyahindutse kibi, cyangwa ko hari ibintu byiza wari witeze mu buzima ariko bikaba byahindutse intandaro y'umubabaro wawe. Ingingo ya karindwi ari nayo ya nyuma nabateguriye uyu munsi muri iki kiganiro cy'umukunzi wacu yari yatwandikiye ngo tuzamusobanurire kuri iki cyegeranyo. Ingingo ya karindwi iragira iti gukenera guhindura ubuzima. Iyo wiruka mu nzozi bishobora no gusobanura ko uri kugerageza gushaka uko wahindura ibintu bibi bikubaho.
niba warabaye mu buzima bugoye cyangwa uri mu mwaka mubi, izi ni inzozi zishobora kuba zigutera kwibaza niba udakwiye kugira icyo uhindura mu buzima bwawe. Nk'uko n'ubundi bisanzwe, nta nzozi njya mbasobanura ngo ireke kujyana n'umwanzuro. Umwanzuro w'iyi nzozi uno muvandimwe yari yadusobanuje uragira uti: kurota wiruka mu ntozi ni inzozi zishobora kuba zerekana impungenge, ibibazo bikuremereye cyangwa abantu bakumereye nabi mu buzima bwawe. Gusa ibisobanuro by'izi nzozi biterwa n'uko wiyumva, uko wabibonye n'ibibazo uhura nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe hano kuri KS Empire TV, nkusaba gukomeza gukora subscribe, ukanda share, like and comment. Ndabashimiye, ciao ciao, bye bye. Yari Kasiye wanyu.